Perezo mama wayabonye. mbonye bayohereje. Rwose ni 55 mwagenda ari kumbwira. Bagiye guhita yangarura birakunda nimba ntayawera ari wataba yazira hamwe na yazi. Nta kibazo nayakugarurira. Wenda yandi wari ufite aho yawe nyine asanga yazira hamwe na yazi. Uretse ko njye ndi umucuruzi hano mu cyaro haba hariho menshi. Nakugarurira yawe. Ingiyi ni Momo Pay. Nase mukadi yawe ni ya Momo Pay. Oya ni Momo isanzwe. Ni Momo isanzwe nawe uri afiteho. Rwose reka nguno mwagenda rwose nkwemera agafana k'ibihumbi 5 reka nguno mwagenda kubere kuno tugarura 50 nta kibazo mama. Yewe murakoze disi. Oui, allo? Allo? Aramutse neza? Aramutse ni Mukasene musore mu Rwasize muri Anyugutu tone musigana. Muravugana n'umwagenti Mutabaza Regisi. Noneho rero sumugu muramanyi umuntu umutanye gukatakasha kugataju gatanuka mu gacice gatana nabi wanyu. Gute? Murakatusi kacu konto kubakuru kubakatanje kuvuna ingana kuko kashinda gadaga pocyonyo gapfa nabi. Allo? Wabitubuzi. Allo? 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 Kumbwira gute? Urabona kubane gandi kwate keshi toto kotu abakuru bacu kumandi gakono he mamu hadedi ndo ayiga tati cecwe ku rubyaro mako hunu potu ko karano badikaca. Ari ndeye. Ati goryo uri kuvuga ngo Uzungu chufu supo wayi wadigi toka kwe. Yo wayo yizira pe. Urakagwe muri wese wasabye kapfuye. Urakagura umuruho abandi babonera ubuntu urakagwa kunzira mwarimu muri primaire uhembwa 57,000 kugeza ubu ukareba imibereho ye iyo umugereranyije cyane n'umukozi wo mu rugo uhembwa 25 usanga ntaho bahuriye kuko usanga umukozi wo mu rugo akoresha ibindi byose nta na kimwe aguze 25 bakayasevinga ariko ujye ukareba umwarimu uzakodesha inzu akarya agomba kwambara agakoresha ibindi byose usanga mu gusevinga ubwabyo ntacyo asevinga. Rero reka ngaruke kuri iryo duka. Urebye neza kuvuga ngo umuntu azajya agenda bamushyiriraho amafaranga baramutse batamenye badakoranye n'umwarimu usako ngo bamenye amadeni umuntu aba afite kuko umushahara ugera kuri konte umwarimu usakikura hayayo umuntu ashobora kugenda agahahisha 100,000 hanyuma yazajya guhembwa ugasanga arahembwa 15. Icyo gihe rero bizatera ikibazo. Hanyuma ikindi numva nuko yenda atari yakavuze ku biciro nagerageje kubona tarifu yabo usanga nahiteje ibibazo biteye bityo. Urasanga bakubwira ngo ikiro cy'isukari ni 950 ugasanga amakaroni amaremare n'amagufi 650 kandi muri butike isanzwe muri quartier umuntu ayagura 700 naho watwara neza 5 umuntu akashobora kugabanyiriza akakugereza kuri ayo mafaranga. Usanga rero ayo maduka ko bakongeraho na transport yo kujya kubizana n'umwanya wataye ugasanga mu by'ukuri ni nkaho barimo bararuhira ubusa. Ibi ngibi ngewe ndebye kure barimo gushingirira amashu akandare we ibyo bintu nagira ngo mbikubwireho gushingirira amashu ni kimwe kwihisha mu murima w'ubunyobwa ni icya kabiri gusokoza uruhara ni icya gatatu kuborotsa ibihanga ni icya kane ubwo ni kimwe muri ibyo nshingiye ku mpamvu ibihanga burya bikeneye kuboroswa hari ukuntu aba hiyometseho za rubimine niyo mpamvu n'ururimi badutegeka kurwoza. Ndagira ngo rero nkubwire ko ibi ngibi mbere y'uko bajya gushyiraho iri duka bakabanje barabanje guhegera abagenerwabikorwa bakumva ibitekerezo byabo. Ni polisi nyinshi ziza mu burezi zigapfa kubera ko uzishyira mu bikorwa cyangwa se uzabigiramo uruhare atabajijwe ngo banze bumve ibitekerezo bye bagashora. Ibi ngibi rero mbigeranya no gucurika umutwe mu ruzi uzi neza ko utazi koga. Nkaba nasaba abagabo ikintu kimwe mbere na mbere yuko batangira bagombye kubanza bakatwegera bakumva ibitekerezo byacu naho nibiramuka bitabaye ibyo ngibyo ni nka kwa kundi umuntu ateye ibuye mu gihuru kubw'amahirwe havamo urukwavu akarwirukaho
ariko iyo havuyemo ikindi ubu nawe ushaka ukundi kuntu yavuyemo intare iyo havuyemo intare ushaka uko wirwanaho cyangwa se akawa muntu ubwenge bwarenze yafashe ibivuza arabibiba aravuga ati ndahirwa bizamere akandari niwe waduhamagaye twamuhamagaye mwantunguye nagiye urakoze cyane urakoze nawe ndagushimiye rameshi we ugira umunsi mwiza akandari buretse kugenda ndacyahari sosoki ngo imodoka y'umuyobozi wa kaminuza hano muri kiye yari iriho ivumbi uragenda wandikaho ngo iyi modoka iragurishwa ngo icyo cyaha kiracyari ngo wagihinduye icyaha kidasaza uriya rero hari ibintu bita kuzura kaboze icyo kirego ntigeze ku kirego ariko ngira amahirwe burya iyo waremeye kubambwa niyo baguta mu mazi uziritse urareremba niyo bakuziritseho urusyo niyo bakuzirikaho urusyo akandari urakoze ndaho ndararamye nk'umufuka w'ishati ndagukurikiye mbere yuko twakira undi reka amoni